Reka twongeye kubasuhuza inshuti za Property in Rwanda, nongera kubasuhuza kandi mpa n'ikaze ku bantu bashyashya mu hano kuri Property in Rwanda. Nemire muri kumwe nk'ibisanzwe. Uyu munsi rero twabazaniye inzu iri kugurishwa. Ni inzu nziza cyane iherereye ahantu hazwi nka Nyamirambo. Ni ahantu heza cyane uvuye mu mujyi, moto ni 700 ukagera hano kuri iyi nzu. Ni ahantu heza cyane ufashe umuhanda ujya ku irebero ukagera ahantu bita kwa Rwarutabura, ni hafi aho ngaho ku musigiti. Ni umunota umwe uvuye kuri kaburimbo ukahita uyigeraho. Ni inzu nziza cyane rero, ahantu hatuje, ahantu hari karume. Ni inzu ubona ko wakishimira guturamo, ahantu wakishimira kuba hatuje, hameze neza cyane. Inzu rero igizwe n'ibyumba 4, toilette 3, salo na salle manje, igikoni kiza mu nzu ndetse ikagira na annex hanze y'umukozi na toilette hanze n'ikigega cy'amazi. Ni inzu ifite bariko, ibaraza ryiza cyane nkuko muragenda bibona, ifite akarusho na air condition nkuko muri kubona. Ni inzu nziza cyane rero ifite jardin nziza, ahantu hagutse. Iri mu buso rero bungana na 457, tukaba turi kuyigurisha miliyoni 90. Icyo ni igiciro. Mu gihe wabaye interese waza tukumvikana tukagukaturira ukabasha kwigurira iyi nzu ugatura ahantu heza cyane Nyamirambo, ahantu heza cyane hatuje nkuko muribona. Ni inzu rero nkuko nagiye mbibabwira, iri ahantu heza, ahantu hatuje, hafi mu muhanda wa kaburimbo, n'umunota umwe uvuye ku musigiti waho nababwiye kwa Rwarutabura ukahita ugera kuri iyi nzu. Reka rero tubatambagize ikaze mubane natwe kuri video, twinjiremo imbere tubereke. Ukinjira utangirira muri salo nkuko muragenda mubibona. Iyi ni salo nziza cyane, ubona ko isize amarangi meza. Ino nzu ni inzu ivuguruye, ni inzu nyirayo yabagamo, ariko kubw'impamvu yifuje kuba yayigurisha ashaka kwigira hanze. Ni inzu nziza cyane rero wakishimira guturamo, ahantu heza hatuje hameze neza. Nkuko mukubona rero ni salo nziza, waribona air condition hari hejuru, murabona ifite ibyangombwa byose wakenera kugira ngo ube ahantu hasobanutse nk'ahangaha. Mukurikiye kuri video rero kuri 90 ukaza tukagukuraho makeya ukabasha kwigura ino nzu. Kandi nkuko muri kubona ni inzu wagura ukahita wimuka nta kintu na kimwe kivuyemo, nuko ukahita wimukiramo ukahita utura ukamera neza cyane, ugatura ahantu heza cyane nk'ahangaha. Ahantu hitwa Nyamirambo ni hafi y'umujyi rero, urumva ko ni ahantu heza cyane nkuko abantu bahazi. Uriya muhanda uva Nyamirambo ujya ku irebero, ubwo ni ukomeza wagera imbere gato aho bita kwa Rwarutabura, ukahita udeviya ku uwo muhanda hafi yo ku musigiti ukabasha kugera kuri ino nzu. Ni hafi aho ngaho, umunota umwe uvuye kuri kaburimbo. Dukomeze rero mbereke mu gikoni. Ifite igikoni cyiza nkuko muri kubona, igikoni kinini, aho mwabonye kigera ni kinini, cyujuje ibyangombwa byose wakishimira. Gifite ifuru, gifite buri kimwe cyose nkuko muragenda mubona kuri video ahangaha kirahari. Ni inzu nziza cyane, ubona ko inzu ivuguruye nziza cyane. Nakunze ukuntu mo imbere design yayo mo imbere ifite design nziza. Ni inzu ubona ko isukuye imeze neza. Reka rero mukomeze mbatambagize, mukomeze kubana natwe kuri video mukurikire. Kandi nongeye gusaba abantu bakijyana bwa mbere ntibayirwe gukanda subscribe ndetse uduhe like na comment. Kandi makuru ushobora kureba hasi ukanza aho ngaho ku izina rya Property in Rwanda, ukareba hasi kuri video description mba nabyanditseho, ukabasha kutuvugisha haba mu gusura iyi nzu ukabasha kuba wahagera. Nkuko muri kubona rero ibyo ni mu byumba, ni ibyumba 4. Hano icyo ni icyumba cya mbere, ni ibyumba byiza, ibyumba binini. Kandi akarusho buri cyumba gifite garde-robe cyangwa akabati k'imyenda. Urumva ko ni ibintu byiza cyane. Iyi ni inzu yujuje ibikenewe byose kugira ngo ube utuye ahantu wishimira. Reka rero ngaho nimukomeze murebe video, ubwo ahasigaye ni ahanyu. Murakoze cyane.